Itangazo rya Nestle ni itangazo Nestle imaze gutangaza cyangwa se imaze gushyira hanze rero buri munyarwanda wese aho ava akagera by'umwihariko umunyeshuri, umudiregiteri ndetse n'ababyeyi muri rusange. Muri iri tangazo tukaba tugiye kurebera hamwe ingingo z'ingenzi eshatu zikurikira. Ingingo ya mbere turi buganireho ni ingingo irebana na minervari cyangwa se uburyo abanyeshuri bazajya bishyura amafaranga y'ishuri bitabagoye. Ingingo ya kabiri rero turi buze kureba ni ingingo irebana na gahunda nzamurabushobozi y'umunyeshuri. Ingingo ya gatatu turi buze kuganiraho ni ingingo irebana n'igihe ikizamini cyangwa se abanyeshuri bazatangira egizamini z'igihembwe cya kabiri. Nk'uko mumaze kubimenyera rero duhera ku ngingo ya mbere tuzamuka, ariko mbere y'uko dukomeza banze making ushobora kuba wamaze gukora subscribe kuri PKS TV kuko iyi niyo channel nyine ushobora gusangaho amakuru mazima kandi yizewe asohotse mu gihugu. Tudatinze rero cyane reka duhere ku ngingo ya mbere irebana na minervari cyangwa se uburyo abanyeshuri bazajya bishyura amafaranga y'ishuri muri rusange. Nesa rero yatangaje cyangwa se iramenyesha abadiregiteri b'ibigo ko bagomba gushishikariza abanyeshuri kwishyura bakoresheje uburyo bwa kode, kuko bino bintu bifasha ibigo cyangwa se abanyeshuri mu kuba amafaranga yabo bishyuye. Ushobora kujyana amafaranga kuri banki ugasanga amafaranga yawe agize ikibazo, ariko irashishikariza abanyeshuri, abadiregiteri ndetse n'abarimu n'ababyeyi muri rusange gushishikariza abanyeshuri kwishyura amafaranga y'ishuri bakoresheje kode y'ikigo. Ni kode ukoresha aho umunyeshuri yishyura amafaranga y'ishuri atiriwe ajya kuri banki cyangwa se ugasanga biramuvunnye cyangwa se ugasanga amafaranga yishyura arayabuze bitewe n'uko ushobora kujya kuri banki cyangwa se ushobora kujya kwishyura kuri banki ugasanga umwajenti wa banki umubwiye kode cyangwa se ukamubwira akawunti ugasanga aribeshye bityo y'amafaranga akayoba. Niyo mpamvu rero Nesa iri gushishikariza abanyeshuri, abadiregiteri ndetse n'abarimu n'ababyeyi muri rusange ko bagomba gushishikariza abanyeshuri kwishyura bakoresheje kode y'ikigo ndetse n'iy'umunyeshuri, kuko iyi ni kode nziza cyane, ni uburyo bwiza cyane bworoshye, kuko aho usanga umunyeshuri yishyura akoresheje telefone. Ni imibare kandi umunyeshuri akishyura akoresheje telefone atiriwe ajya kuri banki, kuko bino bintu bifasha byoroshya mu kwishyura umunyeshuri kandi n'amafaranga yishyuye umunyeshuri usanga kenshi afite umutekano. Nesa kandi irakomeza kwibutsa cyangwa se irakomeza gushishikariza abadiregiteri b'ibigo kutirukana abanyeshuri hagati mu gihembwe, kuko bino bintu bishobora guteza ibibazo byinshi cyane, aho umunyeshuri usanga ataha ariko ntagire mu rugo bitewe n'uko ngo agiye kuzana minervari ugasanga ahise yinyura mu zindi nzira cyangwa se ugasanga ibibazo bimubayeho ni byinshi bitewe n'uko bamwirukanye ngo ajye kuzana minervari. Bino bintu rero Nesa arabirebye ibona ko ari ibintu bidakwiye, ibona ko hari ubundi buryo wenda umubyeyi ashobora kubikoramo cyangwa se umudiregiteri ashobora kubikoramo bitabangamiye umunyeshuri. Hano birashoboka ko umubyeyi ashobora kugenda ku kigo agatakamba cyangwa se agatanga itariki ashobora kwishyuriraho amafaranga y'ishuri cyangwa se igihe yaba yaboneye, noneho bigafasha umunyeshuri kuba yakiga neza nta stress cyangwa se kumwirukana, kuko iyo umunyeshuri buriya bamwirukanye usanga ari naho hahandi hagenda haturuka amanota makeya, gutsindwa ugasanga hari nk'amatesite atakoze, ibintu tica yigisha yadahari. Bino bintu rero Nesa yabirebyeho ibona ko bidakwiye, ishishikariza buri mubyeyi wese ko agomba kujya agera ku kigo hakiri kare akaganiriza abadiregiteri ndetse kugira abahereza igihe agomba kwishyuraho cyangwa se igihe amafaranga aba yabonye ya minervari kugira umwana yige atekanye ndetse bitume abona n'amanota meza cyane. Rero tudatinze reka tujye ku ngingo ya kabiri irebana na gahunda nzamurabushobozi. Iyi ni gahunda nzamurabushobozi leta yashyizeho, aho yicaye ikareba ikabona ko abanyeshuri basigaye batsindwa cyane yarangiza ikabahereza andi mahirwe yo kongera kwiga. Iyi ni gahunda nzamurabushobozi abanyeshuri bakunda kwiga ku wa gatandatu bava mu gitondo saa 2 bakageza saa 8 bari kwiga ndetse bari kumwe n'abarimu babo. Bitewe n'uko abanyeshuri benshi bagiye batsindwa, leta yaricaye iravuga ngo ese nta bundi buryo bashiraho bugafasha abanyeshuri mu kuba bazana amanota akwiye kandi menshi ashimisha igihugu ndetse n'abo muri rusange n'ababyeyi muri rusange ndetse n'ikigo. Ni muri ubwo buryo rero leta yahise ishiraho gahunda nzamurabushobozi. Iyi ni gahunda nziza cyane ababyeyi bakunze ndetse n'abadiregiteri bakunze, kuko aho usanga umunyeshuri bari ku kigero cyo hasi cyane mu myigire cyangwa se mu misindishirije, ubu ngubu umunyeshuri wize neza gahunda nzamurabushobozi leta yashyizeho, umunyeshuri afite amanota meza cyane ashimishije, aho nawe agenda yumva ko ameze neza bitewe n'amanota afite ashimishije. Bino rero ibintu rero bikaba ari uruhare rwa leta apana urw'ikigo. Rero ino gahunda nzamurabushobozi akaba ari leta imenamo amafaranga kugira umunyeshuri arebe ko yabona amanota meza cyangwa se yava ku kigero kibi cy'amanota yari afite akagera ku kigero cyiza cy'amanota meza. Niyo mpamvu rero leta yashyizeho gahunda nzamurabushobozi, kandi buri munyeshuri wese witabiriye gahunda nzamurabushobozi aba afite amafaranga agenewe ku wa gatandatu agomba kurira. Kuko gusa mbere yuko dukomeza ubanza making ushobora kuba wamaze gukanda subscribe kuri PKS TV, wakoze like ndetse na comment kugira ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro tubakorera umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu. Rero tudatinze reka tujye ku ngingo ya gatatu, ari nayo ngingo ya nyuma tugiye kurebera igihe abanyeshuri bazakorera cyangwa se bazatangira egizamini zisoza igihembwe cya kabiri 2026 muri uyu mwaka turimo. Nk'uko bimaze kumenyerwa rero tuzi ko abanyeshuri baza kwiga, bamara kwiga bagakora ama assessment, bamara gukora ama assessment bakajya ku gihe cya egizamini. Rero Nesa yatangaje itariki cyangwa se
iri gukekeranya itariki y'abanyeshuri bashobora gutangiraho examini muri iki gihembwe cya kabiri 2026. Biravugwa yuko ikizamini gishobora gutangira ku itariki nka 14 z'ukwezi kwa gatatu 2026, nubwo nesa itarabitangaza neza ariko ni ibiri kuvugwa. Biravugwa yuko kuri 13 14 hagati aho ngaho examini zishobora kuba zatangira, abanyeshuri bagasoza igihembwe cya kabiri ndetse bakajya mu biruhuko. Bya biruhuko bimara ibyumweru bibiri, ni ikiruhuko kimara ibyumweru bibiri, aho usanga umunyeshuri agikoresha neza, nubwo nyine muri ibi bihe umunyeshuri atakijya mu kiruhuko, ahubwo ahita ajya muri gahunda nzamurabushobozi y'umunyeshuri. Niya gahunda nzamurabushobozi twavuze, umunyeshuri aza kwiga agatangira saa 2 agataha saa 8 kugira arebe ko yava kuri level iri hasi akajya kuri level iri hejuru, kuko ino gahunda nzamurabushobozi ifasha abanyeshuri cyane cyane mu mitsindire, aho usanga umunyeshuri handi yajyaga mu gifungo agatangira gukora imirimo yo mu rugo, ahubwo akenshi abanyeshuri basigaye bajya muri gahunda nzamurabushobozi kuva buri munsi kuva mu gitondo saa 2 akageza saa 8, kandi bamugaburiye ibintu ameze neza nta kibazo. Niyo mpamvu rero leta yashize iyi gahunda nzamurabushobozi kugira rero ko abanyeshuri nabo bazamuka bakava kuri level hasi y'amanota bakajya kuri level iri hejuru. Ryari itangazo rya NESA yari imaje gutangaza cyangwa se yari imaje gushira hanze, rireba abanyeshuri, abarimu, abadirecteri ndetse n'ababyeyi muri rusange. Gusa guys, ndagushimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, uri umuntu w'agaciro cyane. Ariko niba uri kubona ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu ya Peakways, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ukomeza kubona natwe mu biganiro tubakorera umunsi ku munsi. Gusa ntibajye gukora like, comment ndetse na share ku nshuti zawe aho biri ngombwa. Turabakunda cyane. Ni Peakways TV.